niba yaranditse ati Premier Ministre nashyireho gahunda igashyirwaho nta mpamvu zumvikana ukuntu yasubiye inyuma iyo gahunda akayihindura. Ese ubundi kuki mutamubaza? Reka mfate umwanya mbashimire kandi mbaha ikaze cyane cyane abamaze gukora subscribe, ndetse nawe wafunguye ari ubwa mbere kanda muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe kugira ngo ube mu muryango wacu inshoza y'umuco. Nkuko twabivuze rero mu kiganiro inshoza y'umuco tujya twungurana ubumenyi ku muco ndetse n'amateka yacu. Uyu munsi ngira ngo mbanje kubaha ikaze. Twari tumaze icyumweru turi muri Pasika, niyo mpamvu nabagezagaho ibijyanye no kuramya no guhimbaza Imana cyane cyane ku bakristo birumvikana. Nyuma rero icyumweru twari twahariye Pasika kirarangiye ubwo twagarutse mu muco n'amateka yacu. Uyu munsi rero ndagira ngo ngiye ndavuga amagambo make gusa hanyuma nze kubareka mukurikire ko nifuje kubagezaho uburyo habura igihe gitoya ngo jenoside yakorewe abatutsi be igihugu cy'u Rwanda cyari kigeze habi muri guverinoma, abantu batumvikana, perezida atumvikana na minisitiri w'intebe, kugera naho hari ibyapanzwe nkuko muri bubone muri video ngiye kubashyiriraho, muri bubibona uburyo ubwo bari bamaze gusinya amasezerano ya Arusha yo kuvanga ingabo yo gusangira ubutegetsi, ariko biza kurangira perezida amaze kurahira ibyagombaga gukurikira byo kurahiza abadepite n'abandi bagombaga kurahira ahita bihindura, kugera naho na minisitiri w'intebe bamubajije bati se bimeze gute, atari ko mwamwibariza. Hanyuma arabihindura avuga yuko bari buze kubikora andi masaha, birangira nabyo bitabaye. Ntabwo uyu munsi rero mu kiganiro ndi buvuge byinshi, ngira ngo narababwiye nti inzira y'amateka ntisiba, uko yaba ari mabi nta yacu, dukwiye no kuyamenya nabyo ntacyo bitwaye, tukajya tumenya tunashima nitubona ibyiza igihugu kigezeho, ubuyobozi bwiza, kuba abayobozi bubahana niyo baba bafitanye ibyabo ariko nibura mu ruhame tukabona yuko abayobozi bacu banubahanye, bafite ubumwe mu mikorere, mu mitegekere. Biratangaje kubona Perezida wa Repubulika na Minisitiri w'Intebe bameze nk'abantu bahanganye imbere ya kamera, ibitangazamakuru by'igihugu. Biriya bintu ntabwo byari kuganisha igihugu aheza pe. Nkuko namwe ngiye kubashyiriraho video, nababwiye ko ntari buvuge byinshi cyane ko uyu munsi ngira ngo turebe amateka yacu. Tugiye kwinjira muri ibi bihe byo kwibuka, tuzatuganira turebe akantu ku kandi, ariko ndashaka tubanze turebe uburyo twari tugeze habi kuko nubundi iyi video harimo imwe ndi mbashiriyeho muri bubone yuko nubundi yabaye deja muri 94 mbere gatoya mu mezi abanza yuko tugera mu kwa kane ngo habe amahano yagwiriye u Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi. Iyi video ngiye kubashyiriramo y'uburyo bari burahire, y'uburyo byagaragaye kutumvikana. Ngira ngo muraza kumva n'umunyamakuru ahabyivugira ati harimo ibibazo. Ntago mbatindira rero, nagira ngo nongere nshishikarize utarakora subscribe kanda muri iryo jambo ry'umutuku ubu umunyamuryango wacu mushoza y'umuco. Reka mbashyireho iyi video muyirebe. Muzi yuko ku itariki 4 Kanama aribwo Arusha habereye amasezerano y'amahoro. Ayo masezerano akaba yashyizweho umukono na guverinoma y'u Rwanda ndetse na FPR Inkotanyi. Muri ayo masezerano rero bateganya yuko hagomba kujyaho ubutegetsi bw'inzibacyuho yaguye. Ni ukuvuga guverinoma y'inzibacyuho yaguye n'inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye. Ariko mbere yuko izo nzego z'ubutegetsi zijyaho, nyakubahwa Perezida wa Repubulika agomba kurahirira imbere y'urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga. Ni muri urwo rwego rero iyo mihango yose igiye kuba kuri uyu munsi. Mbere yuko iyo mihango iba, nabamenyesha yuko ubu gahunda uko yariteganyije, abashyitsi abatumirwa bose bateganyijwe kuba bagera hano ku ngoro imihango igiye kuberamo saa 3. Nkuko bigaragara abashyitsi batangiye kuza ndetse ni benshi barategereje,
nibamara kuhagera rero uko gahunda iteganyije ni uku gukurikira. Isaa 3 nyine ni ukuhagera ko abashyitsi batumiwe, naho isaa 4 hararahira nyakubahwa perezida wa repubulika General Major Habyarimana Juvenal. Isaa 4 n'igice harakurikiraho irahira ry'abadepite, naho isaa 7 ni ukuvuga nyuma ya saa 6 haraza irahira ry'abadepite mu nteko ishinga amategeko. Ubwo saa 8 harakurikiraho irahira rya minisitiri w'intebe wa guverinoma y'inzibacyuho yaguye, hakurikireho ndetse ijambo rya minisitiri w'intebe urabumaze kurahira. Nibirangira harakurikiraho irahira ry'abaminisitiri bagomba kuzamufasha kurangiza inshingano z'iyo guverinoma. Saa 9 n'igice hari buzeho ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika. Ubwo harahita hakurikiraho ijambo rya perezida wa FPR Inkotanyi. Nirirangira harakurikiraho ijambo ry'uhagarariye umuhuza, naho saa 10 hateganyijwe ijambo ry'uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Rwanda. Ubwo iyo mihango ni hatagira igihinduka biri burangire mu masaha mbega y'icumi. Icyo twababwira nuko abantu bitabiriye ino mihango ari benshi, ndetse hakaba hari n'abubahiriza umutekano hirya no hino. Ibintu byateguwe ku buryo hatagombye kuba ikibazo gihari. Abantu n'ubu bakaba bibaza uko biri bugende, dore yuko cyane kubyerekeye nk'irahira ry'abadepite hari nk'ishyaka PL ryatanze amarisite 2. Abantu bakaba bibaza bati haremerwa iyihe liste harangwa iyihe? Icyo kikaba ari ikibazo abantu bakwibaza. Ariko kanyize abantu hano mwino ngoro barategereje, ndetse ndabona mu banyacyubahiro bahari, ndabona minisitiri w'intebe Agatha na perezida w'urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga, ndetse n'ushinzwe protokole ya leta. Ndabona bari nko mu bintu by'akanama, ndetse hirya naho nkaba mbona minisitiri w'intebe wa guverinoma y'inzibacyuho yaguye n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka PSD Felicien Gatabazi, barimo nabo bari kuganira. Umuntu rero akaba bategereje yuko abatumiwe muri iyi mihango bahagera, ndetse n'abagomba kurahira bakarahira. Gusa nanone ikindi umuntu akomeza kwibaza, mbese iyo hajyaga haba imihango nk'iyi, kw'iyi ngoro, iki cyumba imihango igomba kuberamo cyabaga cyuzuye abantu, none ahantu bakaba ari bakeya, byagenze bite? Mbese aho byibuze abagomba kurahira bo bose barahari, byagenze bite? Bikaba hari ikibazo umuntu yakwibaza, dore ko na nyakubahwa perezida wa repubulika ntarahagera, ariko ubundi agomba kuhagera yuko abandi bose bahageze, noneho imihango igahita itangira. Ubwo rero turategereza turebe uko bigenda, dutegereze turebe uko bigenda. Ndabona hirya no hino abanyepolitiki bari kunyuranwamo bagira ibyo umuntu yakwita mu gifaransa consultation, uretse ko umuntu yakwibaza ko izo consultation ziri kuba nonaha hari ikintu zishobora kuba zageraho gishimishije cyangwa gifite akamaro, cyangwa se bari kwiganirira ibyabo, dore ko abanyepolitiki aho bari hose baba bari muri politiki yabo buri gihe. Maintenant, on attend toujours que les cérémonies puissent commencer. Les invités, on se demande s'il y a encore des invités qui doivent arriver. Mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà la salle où doivent se dérouler les cérémonies est vraiment à 3/4 vide, alors que d'habitude, des cérémonies du genre mobilisaient beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. Il y a très peu de gens. Et ça dirait que les invités ne sont pas tous venus, ou bien les concernés même ne sont pas encore arrivés. Est-ce qu'ils ont boudé les cérémonies? Est-ce qu'ils vont venir? Voilà autant de questions que l'on se pose en attendant le début de ces cérémonies. Ah voilà, je vois le président de la République qui arrive. Il arrive, tout le monde se lève. Nyakubahwa perezida wa repubulika rero ageze mwino ngoro, baba bari kumuha amashyi aho imihango igiye gutangira ikabera. Akaba hageze ariko umuntu yibaza yaba bagomba kuyizamo bose bahageze, ariko ibyo ari byose ubwo yahageze bikaba bivuga yuko imihango igiye gutangira.
Le président de la République, le général Juvenal Habyarimana, vient donc d'arriver dans la salle du siège du Conseil national de développement où vont avoir les cérémonies de prestation de serment. D'abord sa prestation de serment, ensuite la prestation de serment. Il y a le chef du protocole présidentiel qui va annoncer le programme de ses activités d'aujourd'hui. Ushinzwe protokole ya presidence muri Repubulika, ushinzwe protokole ya perezida wa Repubulika agiye kugeza abantu kuri gahunda uko imihango ya none igiye gukurikirana. C'est la cérémonie de prestation de serment du président de la République qui constitue un coup d'envoi à la mise en place des institutions de transition issues de l'accord de paix d'Arusha. Cette prestation de serment sera suivie de la signature du procès-verbal par le président de la République et de la lecture du même procès-verbal par le président de la Cour constitutionnelle. À présent, j'invite le président de la Cour constitutionnelle à venir introduire la cérémonie. Monsieur le Président. Ubwo bamaze gutangaza uko imihango igiye gukurikirana, none ubu rero perezida w'urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga akaba agiye gutangiza imihango ya none. Iyo mihango rero ikaba iratangizwa n'irahira rya nyakubahwa perezida wa Repubulika General Major Habyarimana Juvenal. Imihango igiye gutangira, tuyikurikire. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, nyakubahwa perezida wa CND, nyakubahwa madame premier ministre, nyakubahwa bwana premier ministre uzagomba kuyobora inzibacyuho tugiye gutangira, nyakubahwa représentant personnel wa secrétaire général wa ONU, bategetsi namwe bacamanza muhagarariye urukiko remezo n'ubusugire bw'itegeko nshinga, inshuti zacu muhagarariye ibihugu byanyu mu Rwanda, namwe muhagarariye imiryango itera inkunga u Rwanda, banyacyubahiro mwese namwe mwese mugiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko, batumirwa mwese namwe banyarwanda mukurikira iyi mihango. Muri impera y'umwaka ushize wa 1993 amagambo yavuzwe ndetse n'ataragombaga kuvugwa yaravuzwe, ndetse na rya joro yaje gutangazwa ku maradiyo. Uwakongeraho andi niyo yaba ameza ate yabatesha abantu igihe. Niyo mpamvu kuri tariki ya 5 Mutarama 1994 umunsi uzandikwa mu mateka y'igihugu, dukwiye kureba, gusuzuma no kwishimira amasezerano ya Arusha. Mwese muzi ko habaye ahabagabo, naho ubundi amasezerano ya Arusha yaragiye kuba ibipapuro koko. Ubwo atari umunsi wo kuvuga menshi, ibyaba byiza no gutangira gushyira mu bikorwa ibiri muri ayo masezerano. Icyambere cy'ikubitiro akaba ari ukurahira kwa perezida wa Repubulika dusanga mu ngingo ya 6 y'amasezerano yasinywe ku itariki ya 3 Kanama 1993. Iyo ndahiro igenewe perezida w'inzibacyuho yaguye nyir'ukwiyemeza ari buvuge ko we mu izina ry'Imana ishobora byose arahiriye igihugu kandi ku mugaragaro ko azatunganya neza imirimo ye, ko atazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko azubaha inzego za leta kandi agateza imbere inyungu z'igihugu, yubahiriza itegeko nshingiro ndetse n'andi mategeko. Ngiye y'indahiro y'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho tugiye gutangira. Araza kuyivuga mu magambo y'Igifaransa kuko arahiye mu magambo y'Ikinyarwanda ataremejwe Arusha. Harababikeka ko byaba bitameze neza bidakurije amategeko.
ahasigaye rero kuko atari umunsi wo kurondogora, umunsi wo kuvuga amagambo, iminsi yo kuvuga amagambo ngira ngo ajyanye n'imyaka ishize n'iminsi ishize n'aya masaha ashize. Isigaye rero ubu ni uguha ijambo nyir'ubwite nyakubahwa Juvenal Habyarimana, perezida wa repubulika, akaza kurahirira imbere y'urukiko rurinda iremezo n'ubusugire bw'itegeko nshinga. Le président de la Cour constitutionnelle, M. Kavaruganda, vient de prendre la parole. Il a indiqué que la journée d'aujourd'hui, donc du 5 janvier 1994, restera dans les annales de l'histoire du Rwanda. Il faut nous féliciter de cette journée qui constitue le lancement de la mise en application des accords d'Arusha signés le 4 août dernier. Il a indiqué que, avant d'en arriver là, il y a eu beaucoup de tractations, des tractations politiques, certains contre, refusant que ces cérémonies puissent aboutir, d'autres indiquant qu'il fallait vraiment attendre. Il faut s'en féliciter. Habyarimana Juvenal, au nom du Dieu Tout-Puissant, je jure solennellement à la nation de remplir loyalement mes fonctions, de garder fidélité à la République rwandaise, de respecter les institutions de l'État et de promouvoir les intérêts du peuple rwandais dans le respect de la loi fondamentale et des autres lois. Perezida wa Repubulika rero amaze kurahira ibintu bikomeye cyane, kurahirira yuko azubahiriza amategeko y'igihugu n'andi mategeko, itegeko nshinga n'andi mategeko, ndetse agaharanira ibyateza umunyarwanda wese imbere, ibyateza igihugu cyacu imbere. Ibyo kandi si ubwa mbere azaba bikoze, ibyo asanzwe abikora, ariko yongeye kubisubiramo. Ibyiza rero biryoha kuko bisubiyemo. Ubu ngubu amaze kurahira, ubwo mu mihango uko biteganyijwe ibigiye gukurikiraho, ubwo nabyo barabitubwira, ariko ubundi nko gahunda ya mbere yimeze yavuga ko hagiye gukurikiraho irahira ry'abadepite. Ubu ngubu perezida w'urukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga arimo arashyira umukono, arashyirisha perezida wa repubulika umukono kw'iyo ndahiro ikomeye imaze kuba. Mu kanya rero ibyo nibirangira hari bukurikireho irahira ry'abadepite, nabo barahirire ko batazatatira u Rwanda rwababyaye, ko bazubahiriza amategeko yose, itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko, kandi ntibazagambanire igihugu. Ubwo dukomeze turebe. Ubu ngubu perezida wa repubulika arimo arashyira umukono kw'iyo ndahiro, ndetse bikemezwa na perezida w'urukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga. Abanyamakuru bose niho barangamiye, barimo barafata amafoto, abafite za kamera barimo barafata amashusho, kugira ngo mbega bashobore gukorera ibinyamakuru byabo, amateleviziyo yabo, bityo uyu muhango ukomeye bazashobore kugeza kuri rubanda rwa giseseka rutahibereye cyangwa rutari kubikurikirana. Umuntu rero arebye nyuma muri iki cyumba turimo, ari nyuma niho huzuye kuko hari abashyitsi benshi batumiwe muri iyi mihango, bakaba bari kureba bakurikira uko ibintu bigenda. Uwo mu kanya hagiye gukurikiraho undi muhango ukomeye w'abadepite, aribo bagiye nabo kurahira nk'uko perezida wa repubulika amaze kubikora. Ndetse muri ayo mategeko yarusha akaba ateganya kuko perezida wa repubulika arahira, yamara kurahira n'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye nabo bakamurahirira imbere. Ubu rero umuntu yavuga yuko ari byo bigiye gukurikiraho. Umuhango ntiworoshye kuko murabona nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yamaze kurahira, ibyakurikiyeho inyandiko ndetse zo gushyiraho umukono kuri iyo ndahiro. Ubu nicyo abantu bategereje ko uwo muhango wo gushyira umukono kuri iyo ndahiro urangira. Umukuru perezida w'urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga akaba ari kubishyiraho umukono ko ibintu byagenze neza. Ubwo nabirangiza rero nibwo harakurikiraho umuhango wo kurahiza abadepite mu nama, mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye. Tube dutegereje umuhango nawo, turizera ko mu kanya gato bitari butinde.
nibigenda nk'uko biteganyijwe rero hagomba kurahira abadepite 69 ariko ikibazo kiracyakindi abadepite ba PL harahira bahe ko batanze amalista abiri abatarahira nabaki tubitegereze mu kanya gato ndabona perezida w'urukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga agiye kugira icyo abivugaho. La Cour constitutionnelle, en vertu de l'article 5 du protocole d'accord sur le partage du pouvoir dans le cadre du gouvernement de transition à base élargie, signé à Arusha le 30 octobre 1992, et de l'article 6 du protocole d'accord sur les questions diverses et dispositions finales, signé à Arusha le 3 août 1993, a reçu le serment de Juvenal Habyarimana, président de la République rwandaise, qui a publiquement prêté serment devant le drapeau de la République en ces termes: moi, Juvenal Habyarimana, au nom de Dieu Tout-Puissant, je jure solennellement à la nation de remplir loyalement mes fonctions, de garder fidélité à la République rwandaise, de respecter les institutions de l'État et de promouvoir les intérêts du peuple rwandais dans le respect de la loi fondamentale et des autres lois. En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal fait à Kigali le 5e jour du mois de janvier de l'an 1994 en 12 exemplaires originaux. Signé le président de la République, Juvenal Habyarimana, général-major, la Cour constitutionnelle, Joseph Kavaruganda, président, Denis Rwagasore, conseiller, Ephraim Kamari, conseiller, Jean-Baptiste Mutasha, conseiller, Claudien Karangwa, conseiller, Jean Rubaduka, conseiller, Emmanuel Hakizimfura, Xavier Ndeze. Je vous remercie. ubwo perezida w'urukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga amaze kuvuga ibyo bari gushyira mu mukono iby'uko perezida wa repubulika nyine yarahiye abisobanura nk'uko yabirahiriye kandi bakaba babishyizeho umukono. Uwo ushinzwe uyobora urwo rukiko ndetse n'abajyanama b'urwo rukiko bose bakaba bamaze kubishyiraho umukono. Ubwo nizera ko mu kanya gato hagiye gukurikiraho imihango yo kurahiza abadepite mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye. Iyi mihango ni imihango itoroshye kuko nk'uko mwakurikiye indahiro ubwayo ntabwo ari ndende, ariko ibikurikira inyandiko zikurikiraho, inyandiko mvugo nizo zifata igihe kirekire. Encore pour aujourd'hui, la cérémonie de prestation de serment des députés à l'Assemblée nationale de transition. Et comme je l'ai communiqué à Madame le Premier ministre, et comme nous sommes convenus hier, dans l'audience que je lui ai accordée vers 18 h dans mon bureau, cette cérémonie sera placée dans l'après-midi à 15 h. Je vous invite donc pour cet après-midi à 15 h dans la même salle, ici, où je vais, tel que prévu par les accords d'Arusha, je vais recevoir le serment des députés à l'Assemblée nationale de transition, tel que présenté par les partis politiques, et aussi procéder à l'élection du bureau. Je vous remercie. Amaze kurahira aravuga ati nk'uko nabivuze ejo mu itangazo ryahise, ubu ngubu kurahira kw'abadepite kuri bukurikireho saa 9, ati mwese ndabatumiye muze kuba muhari, ati nk'uko nabivuze kandi nkurikije nuko nabitumye minisitiri w'intebe wa guverinoma y'inzibacyuho, none muze kuba muhari saa 9 ndabatumiye. Harakurikiraho n'irahira ndetse y'abadepite no gutora biro igize Assemblée nationale, igize inteko ishinga amategeko. Ubu rero imihango yari duteranyirije hano ya mbere y'ibanze y'irahira rya perezida wa repubulika irarangiye ndetse amaze no kwigendera. Ubwo ari bugaruke mu masaa 9 aribwo imihango yo kurahiza abadepite iri bubeho, hagakurikiraho itora ry'abagize biro y'abadepite. Ubwo rero turi bukomeze kubibagezaho nyuma ya saa 6 uko ibintu bibi bikurikirana. Abantu rero ubu ngubu baragiye, cyakora ibyo ngibyo umuntu yagomba kubitekerezaho, kuko perezida aravuga ati nabimenyesheje minisitiri w'intebe mu gahunda, none iyo gahunda ntikutse, ubwo turi butegeze ko bigenda.
cya kibazo rero nababwiraga yuko abantu bakikibazaho, ubwo ni ukuvuga ko abantu bagifite igihe kirekire cyo kukibazaho, kuko wa mugani bamwe imitima ishobora no guhagarara, abandi babona bari bavuga bati yenda bigiye kugira tumenye icyo kibazo ko kirangiye, ariko ibyo ari byo byose uyu munsi urashira tumenye uko ibintu bigenze n'aho biherereye. Ubwo nituza kugaruka turi bukomeze, televiziyo y'u Rwanda irakomeza ibagezeho iby'uyu munsi wa none. Bagira ngo tukubaze gahunda mwari mwateguye. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, twagira ngo tubabaze gahunda mwari mwateguye turabona isa naho itubahirijwe, twagira ngo tubaze icyo mutekereza, uko muyumva muri aka kanya. Kugeza ubu ndacyemera gahunda nateguye, cyane cyane ko nayiteguye mbifitiye ububasha. Nkaba numva rero niba ishobora gucibwamo, ibyari ngombwa nuko mubaza uwaba yayiciyemo icyo bimuteye. Ibyo niko mbibona. Tuvuge ko mbese ubu ngubu muri aka kanya ari intambara ivutse hagati ya Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha na Perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal. Nta ntambara ishobora kuvuka hagati yanjye na Perezida wa Repubulika, ntibishoboka. Intambara se yazarwanwa isi ntayo. Ariko avuze ko mwari mwumvikanye muri audience yabahaye. Twumvikanye bivuga iki? Mumubaze communiqué conjoint twasinye aho iri. Muravuze ngo kuri mwebwe iyo gahunda murayikomeza, ni ukuvuga ko abaminisitiri bagiye nako abadepite bagiye kurahira nubwo Perezida wa Repubulika yabagiye. Perezida wa Repubulika se si ubarahiza, turamutegereje ko abarahiza kandi yubahirije gahunda yahawe na guverinoma, kuko niba yaranditse ati Premier Ministre nashyireho gahunda igashyirwaho, nta mpamvu zumvikana ukuntu yasubiye inyuma iyo gahunda akayihindura. Ese ubundi kuki mutamubaza inzego urundi rwego rugomba kujyaho azarushyiraho ryari? Mwamubajije simbona icyo mwumbaza. Yewe nshinzwe kureba niba ibyangombwa byuzuye kugira ngo inzego zose z'inzibacyuho zijyeho, nizo nashyize kuri gahunda. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ubu ngubu Perezida wa Repubulika amaze kugenda, gahunda amaze gutanga mwebwe muri buyubahirize. Birumvikana ko iyo gahunda zidahuye ari ebyiri, icyo gihe ngomba kureba iyo nubahiriza iyo ari cyo. Agaciro se kuri mwebwe ni yatanzwe na guverinoma. Nagira ngo mubaze Madame Premier Ministre, kuva igihe mubonaniye na Perezida wa Repubulika hari inama ya guverinoma yigeze iterana? Ngo yige iki? Bakubwiye ko iyo nama ya guverinoma yakwiga iki? Yige gahunda nk'uko iri bugende uyu munsi. Wateranya abaminisitiri kugira ngo bige ngo saa moya saa mbiri, ko n'agasuzuguro. Ko mbona mu by'ukuri mutavuga rumwe na Perezida wa Repubulika, ndetse ugasanga harimo n'agasuzuguro nk'ubu. Ibibazo mubaza mwagombye kumubaza ari hano akababwira ibya gahunda ye, je nababwiye ibyanjye. Madame le Premier ministre, quelle est votre réaction au départ précipité du président de la République? Mubaze abanyarwanda bose bari hano uko byagenze. La réaction particulière du Premier ministre. Ike murambona muranduzi abize psychology murebe cyo bivuga. Banyarwandakazi, inshuti za televiziyo y'u Rwanda, mwongeye kwirirwa. Nongeye kubasuhuza kuko twari kumwe mu gitondo tuje mu muhango ukomeye wo irahira rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akaba yabikoze. Muri gahunda rero twari twabahaye y'iyo mihango, twari twabahaye gahunda irimo irahira rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo bikaba ryanabaye, yagombaga gukurikirwa n'irahira ry'abadepite mu nama mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye, ndetse rigakurikirwa n'irya Minisitiri w'Intebe n'abaminisitiri bo muri guverinoma y'inzibacyuho yaguye. Iyo gahunda rero ikaba yari yatanzwe na Minisitiri w'Intebe. Cyakora iyo mihango itangiye nk'uko mwashoboye kubikurikirana, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagize umuhango wo kurahira nk'uko bisanzwe koko.
cyakora avuga yuko nk'uko we gahunda yari yatanze yumvikanyeho na minisitiri w'intebe abandi baza kurahira nyuma ya saa sita saa cyenda. Ni muri urwo rwego rero tugarutse tukaba tuje nanone muri uwo muhango. Ubu ngubu turi kuvugana ndabona abantu batangiye kuza ari benshi, abanyacyubahiro benshi, ndetse hari n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda murababona hano inyuma yanjye, n'abandi baje mu kazi mbega ko mw'iryo rahira. Cyakora nanone ikindi kibazo mbere nahoze mbabwira yuko mw'iryo rahira harimo ikibazo kubera ko n'ishyaka PL ryatanze amalisiti y'abadepite abiri. Lisite yitirirwa Justine Mugenzi ariwe perezida wa PL, n'indi lisite yitirirwa Randwari Ndasingwa bavuga ko ari premier president wa PL. Icyo kibazo nahoze mbabwira ko gihari, ko dutegereje ko gikemuka. Iyo mihango yo kurahira kwa nyakubahwa perezida wa repubulika irangiye, abantu batashye ndetse ahita batumira ko bagomba kugaruka saa cyenda kugira ngo n'abadepite bo mu nzibacyuho yaguye barahire. Abantu babyitabiriye hagati aho mu makuru yo kuri radiyo kunyuza amatangazo ya bamwe mbega basifuzaga ko byagenda gutyo, bavuga bati ntimwitabire iyo mihango. None rero twebwe abanyamakuru ibyo dushinzwe ni ugukurikirana ibyo byose, twagarutse kureba ko iyo mihango yo kurahiza abadepite iba. Ndakeka ko iri bube kuko ndabona abari bahari, abatumiwe, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'abandi banyacyubahiro bo mu Rwanda batangiye kuza nk'uko mubabona inyuma yanjye hano, n'abandi bari muri ako kazi baje. Ubu rero dutegereje yuko yasaha igera nyakubahwa perezida wa repubulika akaza ndetse n'abagomba kurahira bakaza. Ikibazo rero twahoze tuvugaho kare ni icy'uko twibazaga mbese biragenda bite. Kiracyariho rero, ahubwo hakaba hiyongereho ikindi kubera ko noneho bamwe bavuga bati ntimubyitabire, mbese nibatabyitabira biragenda bite. Ibyo ari byo byose icyo twababwira ni uko hari abari buze baje bose bakarahira, yaba ari amahirwe yaba ari amahoro ku banyarwanda. Ariko nibataza se icyo umuntu akubaza biragenda bite. Mu masezerano y'amahoro ya Arusha ibyo ntibisobanutse, cyakora icyo tuzi ko ubusanzwe ni uko buri wese arahira ku giti cye. Ubwo twakumva ko abari buze bari burahire, wenda n'abandi bataje bakazagira igihe cyabo cyo kurahira. Ubwo rero turi bubagezeho uko biri bugende nyuma. Ubu ntacyo twababwira nuko abanyacyubahiro bakomeje kuza, tukaba twizera ko biri bugende nk'uko byari biteganyijwe. Je vous remercie de tout cœur d'avoir répondu à mon invitation. Je vous remercie d'être là. Comme je vous avais convié ce matin à cette cérémonie, et spécialement que j'avais invité les premiers concernés. Mais je constate comme vous deux choses. Je constate que le président de la Cour constitutionnelle n'est pas là. Je voudrais rappeler l'article 7 du protocole d'accord sur les questions diverses et dispositions finales. L'article 7 qui dit à son avant-dernier alinéa que les députés à l'Assemblée nationale de transition prêtent serment devant le président de la République en présence du président de la Cour constitutionnelle. Cette disposition, et puisque le président de la Cour constitutionnelle n'est pas là, cette disposition ne peut pas être remplie. Je constate aussi, en second point, que aucun député du FPR n'est présent, à qui j'ai demandé de contrôler les présences m'ont signalé cela, qu'aucun député du Front patriotique rwandais n'est présent dans la salle et qu'aucun député du Parti social-démocrate, PSD, n'est présent. Cela s'ajoute au motif que je viens
d'invoquer de l'absence du président de la Cour constitutionnelle pour vous dire qu'il est de mon devoir d'ajourner cette séance, mais que je suis prêt à la reprendre aussitôt que les concernés seront là, c'est-à-dire les députés et les députés qui doivent vous prêter serment et que les autorités visées à l'article 7 se seront rendues disponibles pour remplir le devoir qui leur incombe. Voilà donc, j'ajourne cette séance. Je voudrais vous remercier à nouveau d'être là. Je voudrais vous remercier de vous être dérangés. Et surtout, je voudrais lancer un appel, spécialement à ces partis qui ne sont pas présents, mais aussi à la communauté internationale, principalement à nos amis qui nous ont accompagnés à Arusha pendant une année, plus d'une année, pour négocier cet accord de paix, pour que réellement chacun fasse un effort réel et visible et que la communauté internationale puisse nous aider pour que le Rwanda puisse mettre en place les institutions de transition telles que prévues par l'accord d'Arusha, c'est-à-dire l'Assemblée nationale de transition d'abord et le gouvernement de transition à base élargie ensuite. Avec mes remerciements, je vous souhaite une bonne soirée. Cette séance est donc ajournée pour les motifs que j'ai évoqués et je suis prêt à la reprendre dès que les difficultés que nous avons rencontrées aujourd'hui, que nous constatons ce soir, que ces difficultés se seront aplanies. Merci infiniment. wa muhango rero wari uteganyijwe ntabwo ubaye kubera ko abadepite ba FPR bataje ndetse na perezida w'urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga akaba ataje. Urwo rukiko ntirwari ruhari. Iyi ngingo ya 7 rero y'amategeko yerekeranye n'ibyo byo gushyiraho imihango y'ubutegetsi niyo ibiteganya. Iyo urukiko rudahari ntabwo iyo mihango ishobora kuba. Ikindi kandi nuko n'abadepite bo muri FPR inkotanyi ntibigeze bahagera, n'abadepite bo muri PSD ntabwo bigeze bahagera. Ubwo rero nyakubahwa perezida wa Repubulika abwiye abari bahari yuko yiteguye kuzaza kuyobora iyo mihango igihe abo bose babuze bazaba babonetse. Ntabwo ari igihe biturutseho. Asaba ndetse n'amahanga yuko yakora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze badufashe amasezerano y'amahoro yarusha yubahirizwe. Abantu bose bari baje, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bagiye mbega bumiwe, biragaragara ko bumiwe, ariko ubwo no gutegereza. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti za televiziyo y'u Rwanda, umuhango waruteranyirije abantu hano mu ngoro y'inama y'igihugu iharanira amajyambere ntabwo ushoboye kuba. Muzi ko uyu munsi mu gitondo habaye umuhango wo kurahira, umuhango wo irahira rya nyakubahwa perezida wa Repubulika wabaye. Atumira abari muri uwo muhango kuri bugaruke isaa 9 kugira ngo ashobore no kuyobora umuhango w'irahira ry'abadepite mu nteko y'ishinga amategeko y'inzibacyuho yaguye. Ngira ngo nk'uko mubibonye ibirori byagombaga kubera hariya hahoze nyine ari muri CND, ngira ngo mwabibonye byose mwiyumviye, nta byinshi bivugaho. Hari ibyo mwiyumviye, mutwandikire muri comment niba iyi video hari icyo yabunguye kumenya amateka yacu n'ahise igihugu cyacu. Mugiye mudushyigikira, mu bitugaragarize, biba byiza, bitera imbaraga gushyigikira umuntu mukanabigaragaza. Ni byiza. Ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu biturirwa by'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda. Ngira ngo niyo mpamvu tuba twabashakishije ngo tubacukumburire, tumenye aho twavuye, turebe aho tugeze, dutegure n'aho tugana heza. Hanyuma icyo wenda agiye ubutumwa nashyira kuri video mumaze kureba n'ubutumwa mumaze kwiyumvira, nuko ubunyarwanda dukwiye kongera
tukahora tubukumbuye. Jya uhora ukumbuye wumve ko uri umunyarwanda, biguhoremo. Ubunyarwanda isano isumbi y'amaraso, kandi ndi umunyarwanda. Twe kwifata nka gahunda y'igihugu, ahubwo tuyifate nk'ubuzima, kuko iyo tubigize gahunda byagira igihe bitangira n'igihe bisoreza, ko gahunda niko imera. Ariko nitubigira ubuzima bizaba byo ubuzima bwacu bwose. Jyewe ndi Sam Muvunyi, ikiganiro n'inshoza y'umuco. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ikiganiro inshoza y'umuco nakagaruka.